BNR rero igiye gushyira uburyo bushyashya bwitwa CBDC, ubwo mu magambo arambuye ni Central Bank Digital Currency, ni ifaranga koranabuhanga ariko rizaba rikozwe na BNR. Nuvuga ngo murabizi hari ibyo bita cryptocurrency, twari dusanzwe tuzi ko ari ryo faranga koranabuhanga, ariko ibihugu bitandukanye biri kugenda bishyira amafaranga koranabuhanga yabyo ashingiye kuri banki nkuru y'ibyo bihugu. Ku ikubitiro rero hari ibihugu byamaze gushyira mu bikorwa iri faranga, hari Ubushinwa, hari Amerika, hari Nigeria muri Afrika, hari ibihugu bigiye bitandukanye za Uruguay, za Brazil, Saudi Arabia, hari za South Korea, hari n'ibindi Japan n'ibindi byamaze gushyira mu bikorwa iri faranga koranabuhanga. U Rwanda rero nk'igihugu kiri mu nzira y'iterambere nacyo cyatangiye gutekereza uburyo cyashyira mu bikorwa iri faranga koranabuhanga. Nje rero kubabwira ibintu bitandukanye kuri iri faranga, nje no gusubiza ibibazo umuntu ashobora kwibaza kuri iri faranga. Ushobora kwibaza ati se nzakenera internet, ati se ni gute nzarikoresha, ni gute nzarekera gukoresha ifaranga nari nsanzwe nkoresha ry'inote nkakoresha ifaranga koranabuhanga rigiye gushyirwaho na BNR. Ubundi iri faranga rizaba rigizwe n'ibice bibiri, nuvuga ngo riri mu buryo bubiri. Hari iryo twita wholesale CBDC, hari nikaba n'iryo bita retail CBDC. Ngiye kubisobanura. Wholesale CBDC ahangaha ni ifaranga koranabuhanga, none rizaba rireba ibigo by'imari, ahangaha bizaba byifashishije ifaranga koranabuhanga rero rikora ama transaction. Ibi bigo by'imari bikora ama transaction gifashishije CBDC. Noneho hakaba retail CBDC izajya ikoreshwa n'abaturage, business zitandukanye zikakoresha ifaranga koranabuhanga, zikoresha iri faranga nyine rya CBDC nk'abariteya cyangwa se abanyarwanda, abaturage bose bakazajya barikoresha. CBDC izaba iri mu buryo bubiri, kereka nibongeramo ubundi buryo bugiye butandukanye, kubera ko ifaranga rigenda rigira development igiye itandukanye bitewe n'ibintu bishyashya bigenda updatingamo. CBDC rero umuturage usanzwe wibera ahantu mu cyaro wari wifatiraga amafaranga yakajya nko ku kiosk ku agent akamubwira ati mbikira, ni gute azamenya gukoresha internet cyangwa azamenya kubitsa amafaranga ngo agiye gukoresha ifaranga koranabuhanga? Ni gute azajya guhaha akamenya uburyo ari bwohereza umuntu amafaranga kandi akamwohereza amafaranga atibeshye, kandi uwo muntu nawe akayabona atibeshye hatabayemo uburiganya? Ibi rero leta igomba gukoresha uburyo bugiye butandukanye mu rwego rwo kugira ngo habeho uburyo bw'umutekano, kubera ko iri faranga rizaba rifite umutekano kandi rizaba ari faranga rizagera kuri bose, kuko nicyo leta ibigamije. Nuvuga ngo rero ku bantu batazi gukoresha internet, ibihugu bigiye bitandukanye rero byatangiye gukoresha iri faranga, byashyizeho n'uburyo bwa offline. Nuvuga ngo iyo tuvuze offline ni uburyo bwo kuba wafa umuturage udasanzwe uzi gukoresha internet yakoresha CBDC akoresheje telefone ngendanwa cyangwa se atiriwe akenera internet. Aha rero ibihugu bitandukanye byagiye bihuza CBDC na ATM, no mashini babikurizaho. Ikindi byagiye bishyiraho uburyo bwo kuba wabikuza n'ubundi utarinze ukenera internet, aho ugakoresha telefone yawe isanzwe. Bisobanuye ko abantu mwari mufite impungenge yuko muzibaza uburyo muzakoresha iri faranga koranabuhanga, kubera ko tuzi ko cryptocurrency cyangwa se amafaranga koranabuhanga kenshi bisaba internet. Kuri CBDC ibyo rero leta nabyo ibigomba kubitekereza ko itekereza abaturage, bivuze ko leta nayo ibitekerezaho. Ni gute rero umuturage azajya haha yifashishije ifaranga? Nuvuga ngo hazabaho uburyo butandukanye, hazabanza habeho amahugurwa y'uburyo abaturage bakoresha ifaranga, habeho n'uburyo abacuruzi bazajya bakira amafaranga kandi bakayakira batarenzeho bajya mu bihombo, kuko ikintu yari gishyashya iyo utazi kugikoresha kirakunyuzura ukaba wagira nk'ibihombo. Bivuze ko rero mbere yuko rijya ku isoko cyangwa se Central Bank ishyirira ifaranga koranabuhanga ku isoko, bizasaba ko izabanza kwigisha abantu bagiye batandukanye. Ikindi izakora amahugurwa agiye atandukanye, izaha n'akazi abantu bagiye batandukanye kugira ngo aba bantu bagende bahugura
abadasanzwe bazi gukoresha ifaranga koranabuhanga. Iri faranga koranabuhanga rero ni iki ritandukaniyeho na cryptocurrency twari tuzi nka Bitcoin nk'ifaranga koranabuhanga, twari tuzi nka Pi Network nk'ifaranga koranabuhanga, ariko noneho central bank nazo ziri gushyiraho ifaranga ryabo. Ibi rero icyo bivuze ni ukuvuga ngo central bank iri central nyine, mu gihe cryptocurrency ziri decentralized. Central bank nundi ni banki zikontororwa na leta, ni banki inkuru y'igihugu ikontororwa na leta, mu gihe cryptocurrency ni decentralized, nta ruhare leta igiramo mu bijyanye n'amatransaction, nta ruhare leta ntibizi n'ibiri kujya imbere ya cryptocurrency, ntibizi n'aho bijya, kuko ibizi gusa ko ibyo faranga rihari, ariko ntabwo ishobora kumenya umuturage uyu n'uyu atransfer amafaranga ya naya ayahaye uyu nguyu cyangwa se ayishiye uyu n'uyu. Ariko muri digital currency, ifaranga rya leta, ibyo bintu bazajya babimenya kuko ryakozwe na leta, system ni ya leta. Nicyo kintu rizaba ritandukanyeho cryptocurrency. Gusa muri retail hari aho mu bihugu byateye imbere, hari aho bakoresha ibyo bita private key ku ma wallet yabo n'ama public key, aho rero ugira private key nka wallet nyine, bikagusaba kubanza kwinjira muri wallet yawe ukoresheje private key, then ya public key ikaba ari ukoresha noneho yo woherezanya abantu. Ubundi muri cryptocurrency umufaranga koranabuhanga, private key ntiwemerewe kuyiha umuntu, ntiwemerewe ko n'umuntu ayibona. Bisobanuye ko ni umubare wawe w'ibanga privé cyangwa se n'amagambo ari private akwemera kuba wakwinjira muri kofi yawe. Kuko muri digital currency, muri CBDC tuzadukenera ikofi, kandi nababwiye ko hari icyo bita retail CBDC ndetse na wholesale CBDC. Retail CBDC nababwiye ko izaba ikoreshwa n'umuntu ubwe cyangwa se business zigiye zitandukanye. Reka tube duhiniye ahangaha ibijyanye na CBDC, gusa nzagaruka mbabwira ibintu bigiye bitandukanye, ngomba kubasobanurira CBDC neza mukayumva, kuko niho turi kugana, kandi naho leta iri gutekereza uburyo nayo yashyira mu bikorwa, yakwimplement, kuko ntabwo ari ibintu byo kwihutira, ni ibintu byo gushyira mu bikorwa, leta igakora ikintu kizima. Gusa igiciro, ku bijyanye n'igiciro mbanyuriyemo gakeya, igiciro cya CBDC kizagenwa na leta, bitandukanye n'uko cryptocurrency igiciro kigenwa n'umuntu ku giti cye cyangwa se kikagenwa n'uko isoko rihagaze. Ubwo rero bisobanuye ko leta nizagena igiciro, nizagira uruhare mu bintu byose bijyanye n'iri faranga koranabuhanga. Ndabashimiye nuko gukora subscribe, mushinga n'abandi video nk'iyi.